Alright, kaze ku bakunzi ba channel yacu Rafiki Flower Official. Uyu munsi twagarutse n'umuterankunga wacu uyu muterankunga wacu MySol. Uyu munsi tugiye kubagezaho ibikorwa bye rwose ni ibikorwa by'indashikirwa cyane. Ko nakubwiye ngo njyane kuri MySol unzanye ni nanga umusa nakubwiye nshaka kurebera umupira ku murasire wa MySol. Netse umusa ntago uzi ko MySol yahindutse MySol. Ngo iki wowe winjira amanga noneho nusatare ubimbaza umusa. MySol ije n'amahitamo menshi pepe. Nibyo koko MySol yabaye MySol umurasire mwiza, ubuzima buhebuje. Ku bindi bisobanuro hamagara 23445. Ona MySol gira amatara nkuko muyabona, ikagira televiziyo, MySol ikagira radio, MySol ikagira bateri n'amapano. Ibyo byose bibumbiye hamwe mu byo MySol icuruza. Hari n'ibindi byinshi, hari imashini yogosha, hari n'ibindi byinshi cyane tuzagenda tubereka mu biganiro byacu bikurikira kabisa. Ariko uyu munsi cyo twashakaga kubereka ni ibikoresho by'ibanze nkuko mubibona. Nkuko mubibona ibikoresho by'ibanze harimo pano nziza cyane zikomeye. Izi pano rwose ko muzibona ntabwo zimeze nka za zindi. Hari kampani zigira amapano umanika hejuru y'inzu rwose urubura rwavaho ikameneka. Iyi ngiyi yo irakomeye cyane, niyo wakubitaho ibuye rwose iyi ngiyi ntiyapfa kumeneka. Nk'uko ubyibonera bateri, televiziyo, ibintu byose rwose biba biri tayari muri MySol. Rero nk'uko mubibona tukaba twifuje kubabwira bike mu bikoresho MySol ibagezaho. Hano wenda duhereye kuri pano. Iyi pano nini bayita 200 watt 200, ikaba ijyana n'iyi bateri nini. Iyi bateri ni ampere jana. Iyi bateri rero nkuko mubibona ikaba ishobora kubika umuriro iminsi 10 yose. Igihe imvura igwa iyi bateri ishobora kubika umuriro iminsi 10. Kandi nkuko uyibona ni nini cyane, ijyana n'uyu murasire munini. Iyi pano yo ku ruhande. Indi ya kabiri tugira ni pano ya watt 120. Iyi ngiyi nkuko muyibona ni pano ya kabiri ya watt 120. Iyi pano ya watt 120 rero ikaba ijyana n'iyi bateri. Iyi bateri ikaba igira ampere 50. Iyi bateri nayo ishobora kubika umuriro mu minsi 7. Imvura igwa nta zuba ikabika umuriro iminsi 7. Urumva ko ni ibintu bihambaye cyane. Tukagira n'undi murasire wa gatatu. Iyi pano nkuko muyibona iyi ngiyi ni pano ya watt 50, ikaba ijyana n'iyi televiziyo. Iyi ngiyi ya puse 24. Nayo iyi pano rwose ikaba ishobora kubika umuriro iminsi 3 yose. Imvura igwa iminsi 3 igashira rwose ibitse umuriro. Urumva ko ibintu bya MySol ni ibintu bifite ubuziranenge, ni ibintu bikomeye cyane. Mwebwe icyo twabibutsa nuko mwagana amashami yacu abegereye, kuko dukorera ahantu henshi. Dukorera i Rubavu mu mujyi imbere y'umusigiti, tugakorera i Musanze muri gare, tugakorera i Kigali Nyabugogo hafi aho ku mashyirahamwe, tugakorera Kimihurura, tugakorera abantu bari Kayonza rwose aho hafi Kayonza hari ibiro bya MySol. Abari Nyagatare rwose aho mu mujyi hafi y'umusigiti i Nyagatare mubona MySol. Abari Rusizi ntimwacikanwa aho mu mujyi Rusizi rwose hari ibiro bya MySol. Huye birahari, Muhanga, n'abari Kibuye mu karere ka Karongi, Irubengera ku muhanda uza mu karere ka Rutsiro rwose wasanga MySol.
uhasanga MySol rwose bagezaho ibikoresho byayo. Uyu muterankunga wacu MySol rero akaba agirana radiyo nziza cyane ampuri, nkuko mubibona ni ampuri original. Iyi ngiyi rwose ikabivuga ikadunda n'umuntu uri muri Kongo akabyumva. Iyi ni sawa cyane, ikaba ari ampuri nziza cyane. Rero nkuko twatangiye tubibabwira, mu biganiro byacu bikurikira tuzajya tubagezaho n'ibiciro, tubabwire buri kimwe uko kigura, buri giciro cyacyo n'ibyo bijyana. Ariko sinagenda ntababwiye ko za pano twagiye tubasobanurira, nk'iyi pano nini ijyana n'iki giteleviziyo kinini cya rutura. Hari n'indi televiziyo rwose nini ya puse 43 bijyana n'uko itamanitse ahangaha, ariko nayo tuzayibereka. Iyi pano ya kabiri, iyi wati 120, iyi pano ikabijyana n'iyi bateri, ikabijyana n'iyi televiziyo ya puse 24 rwose nkuko muyibona. Iyi televiziyo ni televiziyo nziza. Ubutaha rero tuzaza tubabwira ibiciro, mwe ntimugacikwe n'ibiganiro byacu kuri channel yacu ya Rafiki Furaha Official. Welcome, ciao ciao. MySol ije n'amahitamo menshi pepepepe. Nibyo koko MobiSol yabaye MySol. MySol